Ndagushimiye cyane umukunzi wa Rwanda News, nizera ko umeze neza. Niba utameze neza no kwihangana, kandi tubashimira kuba mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo kuba wayikora, ukajya ukora share ndetse na comment ku biganiro tuba tubagezaho, biradufasha cyane. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga kuki tugiye kukubwira ko umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa OIFA ni Louise Mushikiwabo yavuze ko rwose mu minsi yashize yaje kuba aterwa ubwoba. Ibyo yatangaje kuri uyu wa mbere byagenze gute? Yaje kuba abivugaho mu byo yatangaje. Reka tukubwire muri make ngo byagenze gute. Umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa OIFA Louise Mushikiwabo yatangaje ko yatewe ubwoba na ambasaderi wa Canada mu Bufaransa. Aho ngaho ngo bikaba byarabaye nyuma yo kwanga kuvugurura amasezerano y'uwitwa Geoffroy wari ushinzwe ubutegetsi muri OIFA n'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Amasezerano ya Montpetit ukomoka mu gihugu cya Canada akaba yararangiye muri Werurwe, ni ukuvuga muri uyu mwaka. Akaza kuba rero bitaragenze neza kuko atongerewe, ahubwo akaba yarasimbujwe umunya-Quebec witwa Caroline Saint-Hilaire. Umwanya ushinzwe ubutegetsi mu muryango wa OIFA ukaba rero ngo ari umwanya ukomeye cyane kuko ubundi ari nimero ya kabiri ku munyamabanga mukuru. Uri muri uyu mwanya akaba agenerwa umushahara w'ugera ku bihumbi 250 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Kugenda k'uyu witwa Montpetit rero ngo bikaba byararakaje igihugu cya Canada, ndetse kiyemeza guhagarika umusanzu wacyo cyatangaga mu muryango wa OIFA. Bakabanza kuba bakumvikana, bitaba ibyo ngibyo umusanzu batangaga ugakomeza guhagarara. Kuri uyu wa mbere nibwo Louise Mushikiwabo yavuze ko ambasaderi wa Canada mu Bufaransa Stéphane Dion nawe ubwe yari yarabimwibwiriye ko nibatongera amasezerano ya Montpetit bizaba ibibazo bikomeye cyane. Agira ati ambasaderi wa Canada i Paris yambwiye ko nintavugurura amasezerano ya Montpetit nzagirana ibibazo na Canada. Akomeza agira ati nimwe bo kumenya niba ari ibikangisho cyangwa atari byo. Mushikiwabo yakomeje avuga ko kuri we bifata nko kumutera ubwoba kuko byakorewe Montpetit byari byubahirije amategeko. Ati niba hari amasezerano ashyirwa mu bikorwa yarangiye, yagize ati niba hari amasezerano ashyirwa mu bikorwa yarangira hagafatwa umwanzuro wo kuyavugurura cyangwa kutayavugurura. Ni imyitwarire ntishimiye by'umwihariko ku muntu nka ambasaderi. Icyakora Mushikiwabo yavuze ko bari kugerageza kuzahura umubano wa Canada nyuma y'ibi byose byabaye. Ati jye nafashe umwanzuro wo gutangira manda ya kabiri n'amaraso mashya ndi kumwe n'undi muntu. Biri mu bubasha bw'umunyamabanga mukuru. Byababaje Canada, ni igihugu kinyamuryango kandi gitanga umusanzu ufatika. Tuzareba uko tunagura umubano. Icyemezo cyo kutongera amasezerano ya Geoffroy Montpetit cyarakaje cyane Canada nyuma y'uko gikurikiye iyegura rya Catherine Kano, nawe wahoze ari nimero ya kabiri muri OIFA wasezerewe mu Kwakira ni mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ubu uburakari bwa Canada bwagarutsweho cyane ubwo ibitangazamakuru bitandukanye byagiye byandika ko igiye guhagarika umusanzu wa miliyoni 3 z'amadolari yatangaga muri OIFA kubera imikorere mibi iri muri uwo muryango.
Kuri by'iki kibazo bavuga ko byigaragaza ko Montpetit ari we wagiye gutamika igihugu cye Canada ubuyobozi bwa OIVA, cyane cyane agamije kwihimura kuri Louise Mushikiwabo. Kayo nguko rero uko Louise Mushikiwabo uyobora umuryango OIVA w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa atangaza ko yatewe ubwoba na ambasaderi wa Canada mu gihugu cy'Ubufaransa, amubwira ko bizakomera ndetse bikaba ibintu bikomeye cyane mu gihe batazaba bavugurura amasezerano ya Montpetit, uyu nguyu wahoze mu buyobozi bw'uyu muryango, ariko amasezerano ye akaza kurangira ntavugururwe. Rero Mushikiwabo nawe yakomeza agira ati natewe ubwoba ariko jyewe ntabwo byigeze binkanga. Ndagushimiye cyane wo gukomeza gukurikira ibiganiro bya Rwanda News 24 umunsi ku munsi, musaba gukora like ku biganiro tuba tukugezaho. Niba utarakanda subscribe ugakoraho ntacyo biba bitwaye, ndetse na share. Tumushimira cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.